oya ariko se urumva wahitamo kutubahiriza amabwiriza ya covid no kurenga ku mabwiriza ukavuga ngo nibanze bakureke ujye gukora hano muntu ntekereza ko bahisemo ukiyemeza n'ingaruka ziri bukubeho ugakora ibyo ukorwa kubera ko muri ibi byose tuvuga nta gishya ku mugeni yaba umudamu cyangwa umugabo nta gishya ku bakwe b'impande zombi birizwi iki kibazo tukimazemo umwaka urenga. Afande mwatubwira ejo hari ku munsi mukuru wa Pasika nihe shusho murakoze reka mbanze n'abasuhuze muri aho. Yego muraho. Nitwa Innocent Rwagasore. Okay. Uri umwe mu bantu bafatiwe mu bukwe uyu munsi rwose. Byari bimeze gute? Uko byari bimeze urabona imisango y'ubukwe urayizi. Hanyuma twagiyemo tuzi ko dukora ibintu bike gusa byo kuvugana kw'abasaza kugira ngo umukobwa adaguruka mu ngo adasabwe. Hanyuma twita tujya ku kiliziya. Tukiri muri ibyo rero bahita badufata. Impamvu bari kuvuga ngo babafashe nuko mutigeze mwubahiriza amabwiriza yo kwirinda corona. Ibyo rwose ntabwo tujye twubahiriza amabwiriza turabizi kuko twanabarenze uvugwa kandi n'ibintu ntabwo byemewe rwose turabyemera. Ushobora kudusobanurira situation babasanzemo kugira ngo babafate babazanye hano? Situation nyine badusanze turi muri zo gahunda tuvugana n'umusaza mukuru. Nigena mvugana n'undi musaza mukuru mugenzi wanjye basanga turakora ibintu bitemewe kuko twakoraga ibintu imihango yo gusaba ntiyemewe no gusabwa ntiyemewe na reception ntiyemewe twabirenzeho dukora amakosa tuyakorera n'igihugu. Kimwe cyo ndahita nsaba n'imbabazi abayobozi b'igihugu nsaba imbabazi nabo turi kumwe ngira ngo murabona ko twaje hanga harimo abantu bakuru barwaye indwara za pressure b'imyaka 70 irenga. Hari n'abasize abana bonsa babasize muhira ko twari tuzi gukora akanya gato tugataha. Rero amakosa turayemera nk'abantu twayakoze koko ariko iyo ukoze ikosa ukanaryemera uri korera n'igihugu kuko igihugu n'umubyeyi n'abadufashe n'abanyarwanda nabo twasaba kugira ngo batugire imbabazi bare abantu barimo bakuru bare basize abana ariko nanone ikindi turi n'abageni padiri no barategereje yemera kubashyingira twagira ngo babona ko gahushya bagenda bagere kuri paruwasi bashyingirwe yenda ibindi bikurikiraho kuko baragaruka hano bava kuri paruwasi tuze gutegereza ibyemezo by'ubuyobozi. Okay. Nirihe somo wakuyemo uyu munsi? Isomo rwose igihe ubwanjye nakuyemo nuko ntazongera n'umunsi umwe gukora ikosa nk'iri ngiri kurenga ku mabwiriza y'igihugu ndetse nkabibwira n'abagenzi banjye nabo duhora nkabwira ko ni ikosa guca ku mabwiriza y'igihugu kandi uyazi. Ni isomo nakuyemo guhera umunsi nashobora kongera n'umunsi n'umwe. Mwafashwe muri abantu bangahe? Twafashwe ubundi bavuze ko twari abantu 53. Ase muze babafatiye mugiye kujya mu rusenge cyangwa bafashe mu mihango yo badufashe mu mihango tukiri mu rugo rwose. Muze ko iyo mihango mubizi kutemeye iki cyabateye imbaraga cyangwa umuhate wo kubikora kandi muzi ko bibujijwe? Uko twabambwiye abo bene b'umukobwa twavuga ngo ni kugira ngo umukobwa atava mu rugo adasabwe nta ya mihango yindi ikomeye ni ukugira ngo tuvugane abasaza babiri bavugane nimamara kuvugana umukobwa ahaguruka mu rugo kuko umuco uratugora kugira ngo wa muco nyine ugaragare mu bukwe imisango y'ubukwe ariko tubizi neza ko ari amakosa kandi dusabira imbabazi ndabisubiramo gusaba imbabazi kenshi. Biravugwa ko mwafatiwe muri hoteli Rainbow inyuma yangaho muhita mwimuka mujya mu rugo. Oya jyana nagiye sinari mpazi ariko ntabwo ari mu hoteli ni mu rugo rw'umuturage ahubwo niwe nyiri iyo hoteli n'urugo rwe. Bivuze ko mwe
mwagomba gukorera ubukwe muri hoteli ariko ntimwabukora mujya kubukorera mu bukwe bwa nyiri hoteli mu rugo iwe ubukwe mwabukoreye mu rugo kwa nyiri hoteli mu rugo iwe imuhira sinzi uko umugabo yitwa niyo hoteli ntabwo nyizi njye bambwiye gusa ngo hoteli barayifunze twimuka tugenda tujya muri urwo rugo no kuri hoteli twahageze none bishobora kuba ari kuri hoteli nyuma yo kubabwira ko bababuje gukora muri hoteli yahise bafata abajyana mu rugo iwe oya muri hoteli ntitwigeze tuhagera njye namenye ubwo badufashe batubwira ko hoteli bayifunze hanyuma akatwimura mu rugo kuko ni inzu nayo ya etaje wagira ngo ni hoteli n'ubundi. Ku mugoroba haje abantu hano bamaze kuza nibwira ko hari haciyemo nk'iminsi nk'ibiri haje umuntu aje gukora booking tubwira yuko ashaka kwakira abantu be hano tubwira n'ibyo tugomba kumukorera twumva ntabwo twumva ko ari ngombwa ko twamwakira kubera ko hoteli n'ubundi irakora then nyuma ku mugoroba twari twumvikanye ko agomba kuzana abantu 50 ko twagomba kubakira muri sale n'ubundi isanzwe yakira abantu 200 twumvaga ko nta kibazo muri hoteli nko mu buzima busanzwe n'ubundi tugomba kubahiriza intera nimugoroba rero nibwo bazanye abantu baje kwiyakira nk'uko twari twabivuganye twebwe icyo twari twakoze nka hoteli nuko twari twabakoreye amafunguro yabo birangira rero barengeje n'umubare ntabwo twari twamenye ngo ni ubukwe bazazana cyangwa yari yatubwiye ni abantu 50 tubona baje kwiyakira bisanzwe inzego z'umutekano rero ziraza zibona yuko twarenze ku mabwiriza. Ubutumwa muravuga ko bari muzi ko ari 50 muri sale y'abantu 200 ariko polisi iravuga ko kurenga 20 rwanda ni ikibazo. Twebwe n'uburyo byari biteguye ntabwo ndi bujye kuvuguruza polisi kubera ko ni urwego rwa leta rufite nuko rwabikoze kandi nuko n'amabwiriza akurikizwa twebwe turemera ibya polisi kuko nibyo twavuga bifite ubuziranenge cyane ko ni urwego rwa polisi ariko twebwe twari tuzi ko twemerewe kwakira ahantu hatarengeje abantu batarengeje 30% birangira ari uko bigenze sinzi ikindendana batubwira ni somo twakuyemo kubaza isomo twakuyemo nka hoteli n'ubunararibonye twari dufite ni ukudahubukira ibintu ibyo ari byo byose. Ikindi cya kabiri twakuyemo ni uko tugomba kubahiriza ingamba mu buryo bwose bushoboka kuba twakiriye abantu bakaza twebwe ntabwo twari twamenye kuko twumvaga ko ari abantu bazaza kwiyakira mu buryo busanzwe ntabwo twamenye ngo ni ubukwe bwari bwabaye n'iby'uko twabimenye nyuma ko ari ubukwe bwari bwabaye kuko nta n'ikirango cyerekanaga ko ari ubukwe bwabaye baje ari abantu baje kwiyakira mu buryo busanzwe. Hari icyo wabwira abantu bakora business nk'iyanyu? Icyo nabwira abantu bakora business nk'iyacu icya mbere cyo nicyo nabanza kubwira abanyarwanda bose muri rusange ni uko bagomba kwitwararika mu ngamba zo kwirinda covid. Ikindi icyo nabwira abakora business nk'iyacu ni ukwitwararika cyane ku bantu babagana kuko umuntu ubagana aza abereka yuko ari ukuza kwiyakira ari uburyo busanzwe ariko afite n'andi mayeri abyihishe inyuma cyangwa se n'ubundi buryo ashobora gukora ibikorwa bye runaka atitaye ko ashobora kubateza ibibazo. Ingaruka ziraremereye. Ubwanyu ingaruka ziraremereye? Ingaruka ziraremereye kubera ko niba ari ikigo gikora ubucuruzi ari ikigo gisanzwe gikora mu buryo busanzwe gifite n'ubunararibonye bw'imyaka myinshi gikorera muri iki gihugu ingaruka ziraremereye kubera ko twaguye mu kintu natwe ubwacu kimeze nk'ikituremereye mu by'ukuri. Uravuga ati mwari mwumvikanye 50 bazana 60 kubera iki mutagize ibiganiro hagati yanyu? Ni ukuvuga ngo uko twari twababwiye tuti rero ntabwo kuba muri buzana abo bantu ba 50 icyo twebwe tubemereye nuko muza ni nako baje kandi baje basanga ibintu twebwe twabiteguye mukaza mugahitira kuri buffet mukiyakira nta kindi kintu cyo gukora kirimo. Umubare rero uko bagiye kuwurenza nuko twari twateguye mu by'ukuri navuga ko badutengushye ntabwo twari twateguye ngo
amabwiriza natwe turayafite, turayubahiriza no mu buzima busanzwe. Ntabwo twakorera imyaka ingana uko nguko tutubahiriza amabwiriza, badutengushye, ariko mu buzima niko bigenda, ingaruka ni ukuzirema. Bimwe mu bihano mujya guhura nabyo ni ugufungirwa hoteli yanyu mu gihe cy'ukwezi n'amande y'amafaranga. Mwebwe nk'aba nyiri hoteli mwabyakiriye hoteli? Byatubabaje kubera ko ntabwo tugaragara cyane nk'aho ni uko twatewe ibibazo. Ubundi iyo tuza kugira ibingibi ari twebwe twikururiye ibibazo tukavuga ngo hoteli ntiyubahirije amabwiriza mu buryo busanzwe nk'uko musanzwe mukora, ariko kuba abantu wenda batwitwayeho kuriya nta kindi twavugana, ni ukuvuga ko byatubabaje. Harimo igihombo gikomeye, ariko kuko amabwiriza tubahirijwe nyine tugomba kubyakira. Murakoze cyane. Nababwiye ngo nitwa Harerimana Gasana Jean Dodier. Umuyobozi wabanza ukatwibwira ukatubwira n'inshingano zawe. Murakoze cyane, nitwa Umuhoza Rwabukumba, ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo. Hanyuma uyu murenge wafatiwemo abantu bakoraga ubukwe. Abaturage bati inzego z'ibanze ko ziba ziri hafi bijya kugera ahangaha imyiteguro bakandiye bafatirwamo bakoze ubukwe kubera iki bidakumirwa mbere. Murakoze cyane. Abantu nk'aba murabona ko atari abaturage mu by'ukuri basanzwe, ni abantu basobanutse bazi amabwiriza, kandi amabwiriza yamenyeshejwe abanyarwanda muri rusange. Aha hantu ntabwo bigeze batumenyesha ko bafite ubukwe, uretse ko butemewe nyine, ariko nta nubwo bigeze babimenyesha. Nta nubwo batubwiye yuko bafite n'abantu byibuze barenga 20, kuko icyo kintu nicyo twabasabye dukora inama nabo. Ikigaragara rero ni uko batabimenyesheje, batigeze bita ku mabwiriza ya COVID, kandi mu bugenzuzi dukora buri munsi nicyo dukora, turakurikirana kugira ngo tumenye aho hantu hashobora kuba haba ibyo bintu. Hari ibyo tugira amahirwe tukamenya mbere, tubakumira bataratangira, ubona hasi kuba hari intebe cyangwa imyiteguro, ariko hano nta kigeze gitegurwa ejo. Niyo uhagera kare ntabwo ari bubibone. Icyo nicyo cyatuyobeye, ariko nk'uko n'ubundi ubugenzuzi bukorwa buri munsi, aho tugenda tubona banyuranyije n'amabwiriza turabafungira, tukakurikiza amabwiriza ya COVID, kuko bagomba kumara ukwezi kose hafunze, hanyuma akishyura n'amande. Icyo rero nicyo turi bumwandikire officially, turamwandikira urwandiko rumubwira yuko afunze ukwezi, nubwo mubona turimo dufunga hose, ariko anabimenye mu buryo buzwi bwemewe n'amategeko, tunamubwire ko agomba kwishyura amande nk'uko yateganijwe na COVID. Ni 150 nibyo byateganijwe kuri hoteli cyangwa se ama apartment n'ibindi bihuza abantu. Hafatwa abantu 60. Karame? Aramuvuze muti ntigeze atumenyesha ko atazarenza abantu 20. Yabe babimenyesha ubwo nta kibazo cyari kirimo. En fait iyo hari impamvu itumye bari bakira nk'abantu, kuko bagira na restaurant bashobora kwakira abantu, ariko icyo dukora mu bugenzuzi nuko tuzenguruka tukareba niba koko abarimo bubahirije ayo mabwiriza. Ntabwo rero bagomba kurenga, kuko nta nubwo bafite space nini. Nicyo nashatse kuvuga, ntabwo bafite space nini yatuma hicaraho abantu barenga abo ngabo. Rero amakosa bakoze nuko bakiye abantu. Icya mbere ntabwo byemewe, icya kabiri ni ubukwe, noneho byo ni ibindi, kuko icyemewe nuko bajya gusezerana mu murenge no mu kiliziya, ariko ntabwo bemewe gukora receptions kuko birazwi. Rero uyu munsi kugira ngo babyumve ni ibi nyine tuzaduhora mu mategeko tuyubahirisha, ariko nabo bagomba kubyumva kuko twese iki cyorezo kiratureba kandi ntawe gisiga, bamaze kubibona. Abari ingamba zihariye inzego z'ibanze bavuga mu mufite kugira ngo amabwiriza yo kwirinda COVID-19 kubahiriza. Ingamba zirahari, duhora muri operations buri munsi. Hari teams zihoraho, hari teams murabona ko hano dufite ibintu bitandukanye, dufite teams ziri mu isoko, dufite teams ziri muri gare, dufite teams zizenguruka muri aya mahoteli, ko dufite apartments nyinshi, dufite hoteli zitari nyinshi ariko nazo zirahari. So hari teams zirirwa zizenguruka rero, no kugira ngo babimenye nuko byamenyekanye nyine babivuze yuko hari ahantu babonye abantu benshi. Icyo kintu kirimo kiradufasha ko abaturage bamaze kubyumva, at least batanga amakuru, baratubwira batari ko hari ahantu tubonye abantu benshi mukurikirane, bigatuma noneho tujya twamaze gufunga ahantu henshi. Uyu munsi abenshi bagiye barangiza n'igihano baritwararika. Hariho Deva apartment twarayifunze bamara ukwezi. Uyu munsi ugiye ubona hari order, ubona hari ukuntu babubahiriza amabwiriza. Hari ahantu hatandukanye, ahantu handi nk'abiri naho twafunze icyitwa hoteli motel nako
ariko urabona ko uyu munsi bafite ukuntu babyumva byibuze amabwiriza arubahirizwa n'iyo hageze. Inzego z'ibanze zikorana zite n'abikorera ko bari kurenga ku mabwiriza cyane? Hari umwe w'ubikorera ejo bundi yarambwiye, namubajije ariko mufite ikibazo ki, kuko dukorana, hari abantu bahagarariye, twakoranye inama kuri call conference kubera ko no guhura ntabwo byari byemewe, ariko hari bakeya twahuye bamaze kutwemera guhura n'abantu bake badistansinze. Turababwira tuti ibintu mugomba, kuko nibo bonyine babifitemo inyungu kubyubahirisha. Utekereza umuntu ufite business ufungirwa ukwezi, mu by'ukuri biramuafectinga kandi natwe ntabwo bidushimishije, kuko ubuzima bwe ari ukuntu mu buryo cyangwa ubundi buba buhagaze. Ariko iyo aboneye yungutse umunsi umwe yumva nyine ko nejo azunguka. Icyo nicyo twarabiganiriye, barabizi, nta muntu utabizi, ariko urenga ku mabwiriza nyine azajya abihanirwa. Ibi ni ibintu turimo guhoramo buri munsi, operations zimwe zirakorwa, abo dufashe nyine bakabihanirwa, nta kundi, kuko icyo dushinzwe ni ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza. Hano muri hafi ya gari n'isoko, bigaragara ko biragoye cyane kugira ngo abantu bose bashyire ku murongo muri aya mategeko kwirinda COVID-19. Mubigenza gute? Murakoze cyane. Dufite abafatanyabikorwa batandukanye, dufite youth volunteer, dufite n'inzego zindi zabo bwite, ndavuga za gari cyangwa z'isoko. Abo bantu barahari kugira ngo bubahirishe ayo mabwiriza no gushyira abantu ku murongo. Winjiyemo wanababona, n'abana baba bambaye umwenda ubaranga, bagafatanya n'inzego zihari. So order ihari ni uko kubera ko bahari, ari isoko ari na gare. So ntabwo turagira ibibazo bikomeye byo kuba badashyirwa ku murongo cyangwa iki. Twakisha ngo nimugoroba byibuze baratashye, abaturage bose nta n'umwe udatashye ngo abone ikimutwara. Ibyo turabyitwararika kuko dufite abafatanyabikorwa muri icyo gikorwa. Mwari muvuze ko mukora ama operation, ibikorwa by'ubukangurambaga, ariko ugasanga n'ubundi abantu baracyarenga ku mabwiriza. Bakavuga bati abantu kugeza ubu ngo barasa naho ubwabo batarumva ko corona ari ikibazo cyabangamiye nk'abo ubwabo, ahubwo birinda corona kugira ngo badahura n'ibihano, bagatinya polisi kurusha uko batinya corona nka corona. Ubuyobozi musengura muti? Ikigaragara ni uko abantu batarumva nyine ntabwo barumva, ariko icyo dushinzwe ni ukomeza kwigisha. Turakomeza kwigisha, kuko sinibaza niba hari umuntu utazi ikibazo cya corona dufite, kuko niba atabonye n'umuntu we wafashwe warwaye, hari mugenzi we cyangwa umuturanyi warwaye, kuko tumaze kurwaza abantu benshi, cyane cyane muri uyu murenge by'umwihariko tumaze kurwaza abantu benshi, nubwo tugira amahirwe bagakira, ariko hariho n'abapfuye. Barabizi. Gusa icyo dushinzwe birumvikana, twese hamwe namwe n'itangazamakuru n'izindi nzego, nuko turushaho kwigisha buri munsi kugira ngo n'utarumva zumve, ariko nizo nshingano nyine tuzakomeza twigisha. Biragaragara ko bisa nkaho ari gukwepana inzego z'ibanze n'abaturage. N'ubuhe butumwa bwihariye mwabagenera? Ubutumwa bwihariye twabagenera nuko amabwiriza akurikizwa rwose, bagerageze, kuko aho akurikijwe urabona ko turimo kugenda tugira umubare muke w'abantu bandura. Turagira umubare muke w'abantu bandura. Muri Gasabo dufite ikintu gikomeye cyitwa Save the Neighbors. Save the Neighbors nuko buri muntu wese, ari ngewe ari wowe, ugomba kumenya uko umugenzi wawe cyangwa umuturanyi wawe abayeho, cyangwa se n'inzego z'ubuzima batuyemo hano mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kimironko, tugafatanya buri munsi gukurikirana umuntu wacu wanduye uwo ari we wese mu rugo arimo, tukamenya imibereho ye, tukamenya ko ashonje tukamugaburira, tukamenya ko adasohotse kugira ngo atagira abo yanduza, ariko bakanakurikirana n'ubuzima bwe kugira ngo atageraho azahara. Icyo kintu nacyo kiradufasha kugira ngo byibuze turebe yuko abantu bubahirije amabwiriza, none n'abandi barwaye tubaketaringiye kugira ngo hataza gukomeza kugira ikibazo cy'ubwiyongere bw'ubwandu. Nibwira yuko ubutumwa natanga ari uko bakomeza kubahiriza amabwiriza, kuko ikigaragara aho yubahirijwe ntabwo turimo kugenda tugira ubwiyongere bw'ubwandu. Bagerageze bashyiremo imbaraga, natwe tuzakomeza tubafashe. Utarabyumva nabivuze ko turi bukomeze kubimubwira, na message ziratambuka nyinshi kuri communique zitambuka ku modoka igenda ibabwira, ndetse no muri mu isoko murabyumva. Nta kindi barimo baravuga covid n'ingaruka zayo, baravuga covid n'uburyo tugomba kuyirinda, n'icyo basaba abaturage. Ndagira ngo rero rwose tubabarire nabo bibabarire, kubera ko gukomeza kurwaza abantu nabyo ntabwo ari byo, biratuma tudindira mu bintu byinshi. Twarabivuze yuko abantu bigaragara ko batangira ubukwe ari ubukwe nk'uko bwemewe mu mabwiriza, abantu 20 babuha umugisha
bakwiye gukora ibyo bakora bakarangiza, ariko bikaza kurangira byabaye ikirori. Nibyo rero biba byabaye ahangaha, n'ejo bundi byarabaye Kabuga, ngira mwabonye nanone ejo abantu twerekanye barinze kuri ayo mabwiriza. Iyi hoteli nayo yarafunzwe. Iyo uvuze ngo reception ntiyemewe bisobanuye ko ntabwo reception nawe urayizi ikigize, ni abantu kuba bahuye baza bagahura bagasabana bakanywa bakarya bakora ibintu byose bigaragara yuko biri butume batinda aho hantu, biri butume basabana, biri butume mu by'ukuri za ngamba zose zitubahirizwa zo kwirinda COVID-19, kandi birasobanutse mu mabwiriza y'uko reception itemewe. Bibaye iminsi 2 ikurikiranya abakora ubukwe bafatwa, ntihabakenewe izindi mbaraga ku bakora ibirori by'umwihariko abakora ubukwe. Imbaraga zikenewe tugomba kongera, ntidutezuke ni ukubafata nyine abakora ubukwe, kubera ko barabizi ibyo basabwa. Ni abantu 20 abazakora ubukwe bw'abantu 20 nk'uko bivuga mu mabwiriza, ntawe uzabakoraho, kandi nabo bazaba bumviye amabwiriza ari abaturage beza. Ntabwo mbona icyo umugeni yunguka mu kongeraho abantu 20 bakaba 40 cyangwa 60, byaba ari mu rwego rwa mikoro cyangwa ari mu rwego rwo kwirinda covid cyangwa ari mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza cyangwa ari mu rwego rwo kwiteza imbere. Ngiye ntabwo nkibona, ariko niba kibona mu kongera iyo mibare akarinda afatwa, ubwo bazabikomeza, natwe tuzabafata. Birumvikana ko n'ubundi ntabwo ubwo bukwe bw'abantu 60 tuba twasanze aho ngaho ari ukuvuga yuko ari ubukwe 30, ubwo ari ubw'umudamu n'umugabo umwe kugira ngo bagere 30. Oya, ni abantu baba batashye ubukwe bw'umuntu umwe. Afande, usibye kuba hoteli ifunzwe wenda mwanadusobanura ubundi ifunzwe mu gihe kingana gute, ibindi bihano bishobora gukurikiraho bibereye? Ibihano bikurikiraho ni amande. Inzego z'ibanze ziza amande, za njyanama zagiye zemeza amande atandukanye, ibyo zirabisuzuma, ariko noneho ikindi nuko ni ugufungwa nyine. Urumva ntabwo byoroshye muri iki gihe, mu gihe business cyangwa se abikorera bahabwa amahirwe yo gukora ariko bagakora bubahirije amabwiriza, noneho ugakora umunsi umwe kugira ngo bagufungire. Icyo gihe urumva ko bahisemo. Ingaruka rero ni ugufunga. Igihe nacyo barakigena, gishobora kuba hagati y'ukwezi n'amezi 3, ngira ngo birazwi, cyangwa se n'amande agera mu 100,000. Ntabwo nkeka ko ari ikintu cyoroshye. Abavugaga bati barenze ku mabwiriza, ariko iyo polisi ngiye mubifata mute? Oya, ariko si urumva wahitamo kutubahiriza amabwiriza ya covid no kurenga ku mabwiriza ukavuga ngo nibanze bakureke ujye gukora hano muntu. Ntekereza ko bahisemo ukiyemeza n'ingaruka ziri bukubeho ugakora ibyo ukorwa, kubera ko muri ibi byose tuvuga nta gishya ku mugeni, yaba umudamu cyangwa umugabo, nta gishya ku bakwe b'impande zombi. Birizwi iki kibazo tukimazemo umwaka urenga. Afande, mwatubwira ejo hari ku munsi mukuru wa Pasika, nihe shusho amubona yubahirizwa ry'amabwiriza ya COVID-19, abarenze ku mabwiriza barangana iki, imibare ubutumwa bwihariye mu abantu ni benshi rwose, abantu barenga ku mabwiriza ni benshi, ndetse biragaragara yuko icyumweru kimwe gusa barimo gusatira imibare y'ibyumweru 2 byumweru bindi byashize mu cyumweru kimwe gusa. Bigaragara rero yuko abantu mu by'ukuri batubahiriza amabwiriza. Icyo twavuga rero nuko abantu icyambere turasaba kubahiriza amabwiriza ntibadohoke, ariko noneho ikintu kigaragara ko iyo leta idohoye kubikorera igashyira amabwiriza agenga uburyo abantu bagomba gukora, abantu bashaka kwishyiriraho akarusho. Ngira ngo narutanze ubukwe n'abantu 20 ukabagira 60 cyangwa 80, wowe ukikubira 2 cyangwa 3, ntabwo byemewe. Ubwo rero katwizere yuko ibi byose itangazamakuru rigeze ku banyarwanda nabo batabagize muri ibi, bakarushaho gutanga amakuru kuri polisi kugira ngo duhite tuza turebe ikibazo uko giteye, ariko noneho n'ababitekerezaga kubikora bakabireka, bityo abantu bagakora ibyemewe kugira ngo ubuzima bukomeze. Bose barapimwa covid, bari ntabwo bari bapimwa. Icyo nacyo cyumvikane. Abantu bafatirwa muri bikorwa byose nk'ibi by'ubukwe nkuko mubyumva bazajya bafatwa, batangwa amande, bipimishe covid, ndetse aho bigaragara yuko hari abantu bashobora kuba bakurikiranwa n'amategeko mu buryo busanzwe nabyo bikorwa. Ibyo rero byumvikane yuko niba bandekuye mbere cyangwa bandekuye nyuma, ikintu cyangombwa cyane ni uko ugomba kunyura muri izo nzira zose kandi zikubahirizwa. Agenze kuki giye gufunga? Iyi hoteli yarayifatiwemo abantu bakoremo ubukwe bagera muri 60, bakoze reception, kandi byose ibyakozwe byose bikaba binyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Niyo mpamvu rero twakora n'inzego z'ibanze, ubu bakaba bagiye kwifunga. Kwifunga bivuze iki rero? Ni ukuvuga ko serivisi zitandukanye zatangirwaga ahangaha nuko zigiye gufungwa. Ingaruka zo kutumvira amabwiriza
ni izi ngizi. Abantu turababwira tukabakangurira buri munsi tukababwira uko bagomba kwitwara, ariko bigaragara yuko nyine bakomeje kurenga ku mabwiriza. Ariko icyo twabwira ni uko natwe tutazadohoka cyangwa se gutezuka kugira ngo polisi igenzure uburyo amabwiriza yubahiriza 100%, ariko abarenzeho nanone dukora n'inzego zibishinzwe babihanirwa. Hoteli nuko baziba zitabizi yuko bitemewe cyangwa se bikora nkana. Ntekereza ko zibikora nkana kuko ibi bintu bivuzwe igihe kirekire, ndetse hakaba bagaragara yuko bavuga ko batabizi bababaza, ugasanga mu by'ukuri baragerageza kubeshya. Urugero, abantu basabye yuko baje gukora booking hano ko bazakora ubukwe cyangwa se bazakora ibindi birori, baraje bavuze abantu bazakira. Uzi ko abantu kubakira niba bavuze ubukwe butagomba kurenza abantu 20, bagakora komandi y'abantu cyangwa se bagasaba ibyo kunywa cyangwa n'ibyo kurya by'abantu 60. Ibyo bikwiye kuba bikubwira yuko ibyo yagiye gukora bitemewe, ndetse ukanababuza. Ariko kwemera yuko ugiye kwakira abo bantu barenze uwo mubare ngakora ibinyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda COVID-19, ugomba kuba witeguye yuko n'ingaruka zo gufatirwa muri ibyo bikorwa ugomba kumva yuko uzemera. Nta kuvuga rero uti nyamuneka ntabwo nabimenye. Icya kabiri, ni abantu tubona yuko babeshya polisi ko bari bibeshye. Nabwo ndatanga urugero, umuntu akakubwira ati genda nzi ko ngiye kwakira abantu kuko za restaurant ziremewe n'ubundi ncuruza restaurant, ati nzi ko ngiye kwakira abantu kugira ngo bafate amafunguro, akakubwira imibare ukumva ni myinshi, yarangiza akaza agategura ubukwe ubibona yuko bagatera intebe gashyiraho high table, bakazana za dekorasiyo, bakazana za gato, polisi yahagere utariko uti nari nibeshye. Abantu rero barashakisha impamvu zitari zo, ariko icyo twababwira nuko bagomba kumva kwirinda kino cyorezo ari ngombwa cyane kandi 100% nta kudohoka.